nongeye kubasuhuza inshuti zanjye kandi inshuti za Yesu. Ni umukunzi wanyu Umushumba Gatera Jean Pierre, ukunze kubazirikana mwebwe abatuye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyumva bari hirya no hino ku isi, mu migabane yose y'isi. Uyu munsi nongeye kunezezwa no kubakorera ikindi kiganiro numva kiri ku mutima wanjye, kandi iyo numvise umwami Imana hasa umutima wanjye kuganirira abantu, ndabaganirira kandi nkabasengera. Uyu mutwaro ni umutwaro ukomeye wo gusenga, kandi ni umutwaro ufite imbaraga nyinshi cyane. Rero nongeye kunezezwa no kumva twaganira muri kino gihe gisa nk'igikomeye, igihe kirimo kunyeganyeza isi yose, igihe kirimo kunyeganyeza aboroheje n'abakomeye, igihe kirimo kunyeganyeza abanyabwenge n'abaswa. Ndabizi n'abaswa bagiye bahari benshi, abantu usanga bakora ibintu binyuranye bitari byiza. Igihe kirimo kunyeganyeza abatunzi n'abakene, igihe kirimo kunyeganyeza ibihangange ndetse n'abantu boroheje. Ariko dufite Imana torero, dufite Imana itari sekamana, dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ihindura amateka y'ibihe. Iki gihe turimo ntabwo abantu bazi amarenga, abantu bazi ubuhanuzi, abantu bazi ibihe. Abanyabwenge bafite uko barimo kukibona, abahanga bafite uko barimo kukibona, ariko natwe nk'itorero dufite aho turimo kukibona iki gihe naho kirimo kwegereza. Rwose turi mu bihe byiza mu buryo bw'umwuka, ariko turi no mu bihe bikomeye mu buryo bw'umubiri, kuko turi mu bihe byo kugaruka kwa Yesu. Rero turabizi ko abantu benshi bafite ikibazo gikomeye ku isi cy'icyorezo, kandi twese turagifite. Ibihugu byose turimo turafata ingamba kandi tunasenga, turimo turagenda twumva imyanzuro cyangwa se ingamba ibihugu byose byo ku isi bigenda bifata. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo iyo inzovu zirwanye hagorwa ibyatsi. Twebwe rero abari mu isi, nimureke mbabwire icyo tugomba gukora. Cya mbere ni ukwitegura, icya kabiri ni ukwizera, icya gatatu ni ukugira umutima unyuzwe. Ikiganiro mfite rero uyu munsi kiravuga ngo umutima ntugushuke. Umutima ntugushuke. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya ibice 17 umurongo wawo wa 9 gusa. Haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Iri jambo uyu muhungu wanjye asomeye riri mu gitabo cya Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9. Haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Umutima urusha ibintu byose gushukana. Buriya iyo tuvuze umutima ntabwo ari uyu w'inyama. Uyu w'inyama rwose abahanga barimo barawukoraho rikaka, abaganga barimo barawukoraho rikaka, barimo barawubaga bakawuvanamo bagashyiramo undi, barimo barawukaruma ku bayirwara. Iragenda ihitana na bamwe, ariko ntabwo ariwo navuze. Uyu mutima w'inyama wo umeze nk'uko imodoka igira moteri. Moteri y'imodoka bashobora kuyikora kongera igakira, bashobora kuyireviza, bashobora kuyisigasira ukuntu, cyangwa yanagonga imodoka igahita ihagarara ubwo ibipfuye. Muri make nta kindi kintu kiba gishoboye kugira icyo gikora. N'uyu mutima w'inyama rero nawo iyo urwaye nawo ntabwo umuntu, iyo birangiye biba birangiye, keretse Imana igize icyo ikora kindi hanyuma ugakira. Umutima w'umuntu rero urusha ibintu byose gushukana. Kandi umutima uyu nguyu ushukana, umugabo w'Imana Yakobo we yawuvuzeho ikintu gikomeye cyane.
yavuze ikintu gikomeye cyane. Ntekereza ko abantu baba bize ibintu bya siyanse, abantu bize ibintu bindi by'ubuhanga ku bumenyamuntu bashobora kujya impaka nawe. Reka twumve icyo Yakobo icyo cya mbere umurongo w'8 havuga. haravuga ngo Yego. kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Murimo muranyumva neza. Umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Umutima umwe ukamubwira ngo ihangane, undi ukavuga uti se ibi ntabwo ari byo kwihanganirwa. Undi mutima ukamubwira ngo babarire, ukamubwira ngo ibi ntabwo ari byo kubabarirwa. N'umutima ukamubwira ngo kunda uyu muntu, ibyo yankoreye ntabwo uyu nguyu ari wo gukundwa. Muri make mu mutima wawe harimo intambara kubera ko ufite imitima ibiri. Iyo umuntu afite imitima ibiri rero ntagira musimamo, ntabwo agira uko aregama. Ushobora kubwira ikintu ukavuga uti ntuzakivuge, undi mutima ukavuga ngo yari atakivuge, ugasanga byacitse byayobye. Jewe ntabwo nyambwira umuntu ikintu ngo mubwire ngo ntuzakigire ukibwira, kuko mbizi neza ko 90% y'abantu bafite imitima ibiri ibarwaniramo. Rero ni ingorane abantu bagize, kuko abantu baravangiwe hazamo n'undi mutima. Iyo harimo umutima wa kimuntu haba harimo n'umutima wa gishitani. Iyo harimo umutima w'impuhwe haba harimo n'umutima w'ububi. No kuvuga rero iyo mitima wagize ingorane iza mu mubiri wawe, iza mu buntu bwawe, iza mu bumuntu bwawe, iragenda irangiza, ironona. Niyo mpamvu uyu munsi dushaka kubwira umuntu wese uri hano unyumva, umuntu uzumva ubutumwa bwiza, kuko nubwo abantu bose, gerageza uhangane n'ikintu cy'intambara iri mu mutima wawe. Umutima wawe waraguhemukiye cyane, wagukorera amatoni n'amatoni y'ibintu bitakureba, ugukorera ibintu byo kumva amakuru hanze, ugukorera ibintu byo mu miryango, ugukorera ibintu byo mu kazi, ugukorera ibintu byo mu rusengero, ugukorera ibintu by'abavugabutumwa, ugukorera ibintu by'abahanzi. Mbese muri make umutima yawe kubera urugamba umutima ufite, wabaye umucamanza utarabyize, wabaye umunyamakuru utarabyize, uhanganye n'ibintu kandi bikureba byo ku ruhande rwawe nabyo ntaho urabigeza. Ujya kubona ukabona wisanze mu bibazo kubera iki? Urugamba rw'umutima. Ariko iyo umuntu amaze kwakira Kristo aba agomba kuba afite umutima mwiza, umutima wa gikristo, umutima wumva, ukumvira, ukumva vuba vuba cyane, ari ugatinda gusubiza. Niyo mpamvu uyu mwanya mwiza ndimo mbaganiriza, ijambo riravangwa kuzuye umutima gasesekara ku munwa. Niyo mpamvu rero uzajya kumva umuntu arakuvuze, burya byaba bimaze iminsi bimubyiganiramo, ukumva kuvuza atakubwiye, agatakaza ubumuntu bwa Bibiliya. Bibiliya ivuga ko igihe cyose iyo wumvise ikibazo ku muntu ubanza ukamwegera, yakaba ukamuteza uwundi, yakunda ukamuteza uwundi. Ariko umuntu w'imitima ibiri usanga buri munsi anamuka mu nzira ze zose. Abantu bafite ibibazo byinshi cyane kubera ikibazo cy'umutima udashaka gukira. Nta wundi muntu wawugenzura umutima, ni Imana yonyine ibasha kugenzura umutima, ikamenya uko utekereza, ikawushyira kuri gahunda. Kandi iyo Mana irahari, iyo Mana irahari, uyibwire ikontorora umutima wawe. Kandi uyu munsi turagufasha rwose kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Ndimo ntegura iki kiganiro, numvise nshaka kuba nanjye dogiteri wo kuvura imitima. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ngufashe, nguhe gahunda, ngusengere uwo mutima wawe, tubashe kubaga, tuvane mu mutima uwo nguwo urimo kuguhanganisha n'ibintu, urimo kukuvangavangira, hanyuma tusenye tuvanemo, dushyire mu ndi mutima. Birashoboka kandi kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Ezekiel ibice 36 umurongo waho wa 25 na 26. Reka umwana dusomere iyo mirongo yombi nanone. haravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza, Yes. maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose, Yes. n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, Yego. bashyiremo umwuka mushya. Yego. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Yego. No kuvuga ubundi abakristo bagombye gusoma iki gitabo cya Bibiliya, kikababera umuyobozi gusa cyonyine, kikababera umuyobozi gusa. Hanyuma ukajya, niba uri umuhinzi
ugakurikirana n'amategeko y'ubuhinzi n'ubworozi niba uhinga ukanorora. Niba uri umucuruzi ugakurikiza n'amategeko y'ubucuruzi ukoreramo. Niba uri umushoferi ugakurikiza amategeko y'ibinyabiziga. Niba uri umupolisi ugakurikiza amategeko ubuyobozi bwawe buguha. Niba uri umuntu ushinzwe ibintu runaka ukabikora neza. Niba uri umuganga ukagendera ku mategeko. Niba se uri umukoreshwa cyangwa uri umukoresha ukagendera ku mategeko uhawe. Ariko kubera izi ngorane z'umutima, usanga umuntu ari umupolisi ari mu muhanda, umutima ukamushuka kuza kurya ruswa cyangwa se kuza gukora ibindi bintu by'ibidega, ugasanga birangije. Niba umuntu ari mu mahanga ugasanga arimo ararenga ku mategeko yaho, ugasanga arahanwe, ugasanga aragenda yivumbura ku buyobozi cyangwa avuga ibindi bintu. Niba umuntu ari mu rusengero agomba kumenya icyo itorero doctrine cyangwa se discipline y'itorero uko bigenda, imitegekere yaryo ko rikora, hanyuma ukumvira. Ibintu byose bituma rero uhora mu rugamba ni ukubera ko udafite umutima umwe, ahubwo ufite imitima ibiri. Umva uko Bibiliya ivuze uyu munsi: nzabanyanyagizaho amazi yanjye mboze rwose. Imana izatwoza, idutunganye, itukore kuri gahunda nziza, kandi Imana irashaka kuguha umutima mushya. Uyu ni wo mwanya mwiza, nicyo cyonyine kizatuma umwigisha wo kubw'ibyo kugaruka kwa Yesu n'ubwo agakiza katwegereye uzabifata. Ukubwira yuko umuntu agomba kwakira imbabazi nawe akazitanga ukabifata. Niba umuntu akubwira gukunda nawe ukagira gute, kuko iyo tubabwiye ijambo ngo nimukundane nk'uko Imana yadukunze, mudukundane nk'uko Yesu yadukunze akatwitangira, usanga umuntu afite amakomantere ku rukundo, ariko si uyu nguyu we namukunda. Iyo umuntu akubwiye ngo ihangane, umuntu nakihangana. Umuntu yagusomera Bibiliya ukagira ngo ejo ugatangira kugira ngo yarambwiye kandi ari Bibiliya yakubwiye. Ukubera iki? Wa mwuka urimo w'urugamba rw'imitima ikuzonze. Ndagira mbabwire inshuti z'umusaraba, mbabwire bene data, igihe kirageze kugira ngo uyu munsi ari wo wumvise iri jambo uhagarike amagahunda yawe, ujye mu bitaro, nkubage uvane mu mutima w'urugamba rudashira, ayo matoni n'amatoni umutima wakuzaniye. Umutima wawe umeze nka rukuruzi, urakurura ibintu byose, karukuruzi karagenda kagafata. Iyo ugiye ukanyuza ahantu hari umukungugu, usanga kagenda gashobora kujya kakazamura urwembe, kakazamura igikwasi, kakazamura urushinge, kakazamura utuntu twose tw'utwuma, ugasanga katwirunzeho. Niko n'umutima umeze, urakurura utuntu twose, utukureba ututakureba, wajya kureba ugasanga umutima wakuremereye. Ugasanga umutima wakuremereye, ugasanga ibintu byakomeye, ugasanga urugamba rwakubereye urugamba. Hari umugabo umwe yari afite umugore bakavuga ngo ninjajwa, abantu bose bakamwita ngo ninjajwa, amagambo yose arayavuga, ntajya aregama mu kanwa ke, ntajya aregama mu mutima we. Hanyuma bukeye umugabo aravuga ati ariko nzagenzura umugore wanjye. Aragenda agura igi rimwe, ararizana, ararihisha umugore. Birangije ku mugoroba, wa mugabo baryamye, aza kubwira umudamu ati numva mu ndahandya, ati numva ntazi ukuntu bimeze. Arabyuka, asa nk'uwicara, arasutama, arataka, arirumagura, arishwanyaguza, arongera arahera cyane, arikanira. Aravuga ati madata, ati ndateka inteye igipe rikomeye, igi rimeze nk'andi magi yose. Umugore aramurika itara, asanga bateye igi, kuko asanga nta kindi kintu kibaye. Birangije umugore abavuga ati ariko madamu rero umbabarire, aya mahana tubayeho ntuzayavuge. Umugore ati rwose ibi ntabwo ari ibyo kuvugwa, sinazabivuga. Bukeye umugabo arongera, bibaye inshuro ya gatatu. Umugabo aravuga ati amagi rero nta kundi byarangiye, ubu ngubu ikintu cyakomeye, mujye muyarya nta kundi. Bibaze kuba nk'ibyumweru bibiri, umugore agenda abwira umugore w'umucuti w'umugabo we, aravuga ati mfasha, ati mu rugo hari ikintu cyahabaye gikomeye cyane, ati reba ukuntu nsa, atwazira abana banjye n'umugabo, ati mu rugo habaye ikintu gikomeye. Umugore se ati habaye iki kandi mwabonye iki se? Aravuga ati kukubwira inkuru ariko ntuzayibwira umuntu uwo ari we wese. Aravuga ati mu rugo umugabo wanjye asigaye atera, twari wanjye asigaye atera amagi, ubu ngubu rwose turarya amagi. Birageza mu gicuku, agahera akajya kubise iminota 3 gusa cyangwa isegonda nkeya, akabateye igi. Yariko ubu muri make iwacu turabona igikorwa gikomeje, turabyuka mu gitondo tugatekera abantu umureti, nta kibazo, amagi arahari.
aravuga ati ariko iyo ni inkuru nkubwiye ntuzagire uyibwira n'umwe. Umugore ati ntawe rwose. Bucya yibwira umugabo we, umugabo nawe bucya yibwira wa mugabo barimo gusangira, aravuga ati turabizi, ati uzi ko namenye inkuru nziza ziri wawe, ati kuko utari warambwiye koko. Ese kandi habaye iki? Ati madamu yambwiye ko mudamu wawe urabizi ko ari inshuti ye, yamwimbiye akabanga ambwira ko usigaye utera amagi. Umugabo ati okay. Ati nagira ngo numve bajyaga bambwira ko mudamu wanjye ari injajwa. Ati nkaho mbwira nawe umugore wawe atari injajwa iryo jambo yarivuga. Arambwira ati yewe, ati koko nibyo. Muranyumva neza. Hari abantu rero bagira ibintu bitabaregama mu mitima. Umuntu yakumvaho ikintu kiba agahita gisakuza akakivuga, yakumvaho ikiza agahita asakuza akakivuga. Umuntu yajya kubona akabona induru ziravuze. Hari abantu benshi bafite ibibazo babona ikintu cyiza bakakivuga kandi kikiri cyiza nyine, kikiri icyabo, kikiri ibanga, wajya kubona ukabona arakivukijwe. Umuntu akakubwira ko azakugira neza. Ndabizi abantu benshi b'abakobwa, umwe akamurambagiza mu gihe bakinegosiya bakibivugana, umukobwa akaba yabikubise ku ma Facebook bariho bifotoje barimo basangira fanta, agatangira akabibwira abantu akamubwira ati ndira kubengukire kuri profile yawe byagenze bite, ugasanga ubukwe burapfuye. Hari abandi usanga none bagenda murakubwira ati rero ubwo mwaje wowe nzagufasha ngo y'akazi, yarangiza akagera akavuga ati ariko urabizi ati shaje shanshotse yaranishimye, ati uriya muyobozi yandebaga neza, dukoreshaga ibizami, ati ndetse burajyamaye ka message ko akaza kampaye. Ugasanga baba nabatangiye kumwandikira bati twebe ko tutakaduhaye uriya turuciye gukora, ugasanga nawe urakabuze. No kuvuga ngo muri make umutima wawe urakuzonze. Urugamba rw'umutima rero dukeneye gusenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Kubera iki? Satani arimo aragenda konona, akwangiza, akubuza umudendezo, akubuza amahoro. Hari abahungu bamwe, narone n'ikindi gitekerezo gitoya. Umugabo yigize kwifuza kugura icyororo cy'ingurube. Aragenda ajya kugura ingurube, afata umufuka we aragenda aho yagomba kugura ingurube, aviwe ajyayo hari ahazamukaga, yamara kurenga agasozi akagira ahandi amanuka. Ariko hejuru muri santere hari akabari. Noneho umugabo akazamuka yagera hejuru ku kanunga akajya kubanza akagura icupa rimwe akarinywa, yarangiza akamanuka akajya ahandi hari ingurube. None aragenda umunsi umwe ajya kugura ingurube, arazamuka arengura icyaka kimwishe, arongera aramanuka akotomera icupa rimwe, arongera aramanuka. Agezeyo agura ingurube ye ayishyira mu gafuka, arazamuka ageze aho akabari kari, yegeka igare rye kuri ako kabari, yinjira mu nzu agotomera icupa rye. Arangiye kurigotomera, mu gihe arimo gusaba icupa, abana bari mu gikari baraza bahambura ya ngurube boro bayijyana mu gikari, bashyiramo imbata, ingurube barayitwara. Birangije umugabo araza kumaze kunywa, abatura igare rye, ahita yurira igare atangira kumanuka ataha. Ageze mu rugo agiye amaze guhambura, abona si ingurube, abona ni imbata. Arabwira abantu ati uyu mugabo ndicana nawe, naguze nawe ingurube impata. Birangije umugabo arongera aravuga ati muyifate vuba, bayirambira ku igare. Azamuka vuba cyane, ageze ruguru mu kanunga, inyota irongera iragaruka, yegeka igare asubiramo. Bati se kugarutse igiwayi niki? Ati naguze n'umugabo ingurube imbata kandi namwishyura amafaranga y'ingurube. Rero mu micupa ngo tomere vuba, mu mene n'indi rya kabiri nihute ndwane nawe paka ingurube yanjye. Arangije ahita babana bari mu gikari barabyumvise, mu gihe arimo gutomera avuga izo nkuru, baragaruka bitonze, bahambura ya ngurube, yambata bayijyana mu gikari, bashyiramo ingurube, barongera bayigarura ku igare. Umugabo amanutse rero none agezeyo ati kukisha naguze nawe ingurube ukampa imbata. Umugabo aravuga ati rwose wowe kabyara urandenganya. Undi ati ge twashwana tukabona ati banza uhambure mbere yo kugira ngo undenganye. Ahambuye asanga ni ingurube. Aramubwira ati ahita yifata ugutwi, aravuga ati umva wa ngurube we, ndagutwara uri ingurube nkakugeza iwanjye wabaye imbata, nakugarura uri imbata kugeza nawe wabaye ingurube. Mbabarira ube imbata cyangwa ingurube, were gukomeza kumpeza mu nzira. Nguko ko umutima wawe umeze. Umutima wawe buri munsi uravidura amasezerano, umutima wawe buri munsi uravidura amahirwe, umutima wawe buri munsi uragenda ukwambura iby'Imana yagiye kubwira. Reka nkubwire mwene data, umvira uze mu bitaro, tugiye gufata umwanya wo gusenga. Umuntu uri mu mitima myinshi, ibintu byarakuyobeye. Imbere haje abasore, uri umukobwa,
wananiwe guhitamo. Ufite abakobwa benshi cyane, uri umusore wananiwe guhitamo. Urajya mu byumba by'amasengesho, wabuze idini usengeramo. Ibintu byose urimo gukora byaragushobeye, wananiwe kubona musimamo yatuma ukorera Imana. Fata umwanzuro. Hari ibyo ukunda, hari n'ibyo wanga, ariko byose byaranze, byakubayemo akajagari mu mutwe. Ndaguhendahenze rero, amagambo arakugusha kandi nawe uvuga agusha abandi. Wowe vugana n'Imana, ubane n'Imana, ugendane n'Imana. Imana ibaye umugisha cyane. Nanineguye kugira ngo uyu mwanya umutima were kugushuka. Umuntu arakubwiye ngo uzagukunda, arakwemera akazagukunda, ugiye kubona ubona arakwanze. None byaguteye kwanga abantu bose. Umuntu arakubwira ngo nzaguha ikintu iki n'iki, ukagitegereza, wakibura ugatangira ukagira inzangano. Umuntu ni umuntu, ariko gendera ku masezerano y'Imana yakubwiye. Imana iguhe umugisha cyane mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uyu munsi ndagira ngo nkubwize ukuri. Wowe ufite ibintu byuzuye umutima wawe, wowe ufite ibintu bigucanze, wowe ufite ibintu bikurusha imbaraga. Ndibuka umugabo umwe w'umupasiteri watwigishaga kera, ni nawe wambwirije ubutumwa. Yaduhaye agakuru kuko yavuye kubwiriza ubutumwa, araza ageze mu nzira ahura n'umusazi. Wa musazi ngo yaragiraga gutya agasimbuka, akongera akicara, akareba imbere, akongera akareba inyuma, akareba ibumoso, akongera akareba iburyo. Akibona umupasiteri ngo ahita avuga ati, wa mugabo we, ati mufite ikibazo gikomeye. Ati umuntu uri ahangaha wanzengereje wowe uramureba? Atoya. Ati ndimo ndashaka kwigendera, akambwira ngo ningaruke. Nashaka akambwira ngo nicare, najya kwicara akambwira ngo nisimbuke. Ngasimbuka, najya gusimbuka akambwira ngo ndebe ibumoso. Najya kureba ibumoso akambwira ngo ndebe iburyo. Yanzengereje. Umugabo yabonaga ngo icyo cyamubize. Aravuga ati rero vaye nkubwire. Jewe nyumvira noneho barajyana gatoya bigera hirya, aramusengera, aravuga ati numara kuruhuka, niba wagendaga hirya ukomeze, niba wamanuka ukomeze, birarangiye. Ntabwo aratubwiye, ntabwo yigeze atubwira iherezo ryazi kusize akije kuri iyo nzira. Rero niko bimeze nawe. Rimwe urashaka kujya imbere bikanga, washaka kuzura umwuka bikanga, washaka gukorera umuntu bikanga, washaka gukorera Imana bikanga, washaka kubana n'imiryango bikanga, urasimbuka, uramanuka, uragenda, uragaruka. Ndagusabye ngo umutima wawe ntugushuke. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute gushukana, kandi ufite indwara ntiwifuza gukira. Ninde ubasha kuwugenzura ukuri? N'Uwiteka Imana yonyine. Ndagira ngo uhumirize amaso yawe. Mu kanya gatoya ndagusengera, ariko niba ushaka ko ngufasha ukanganirira, Umunyarwanda yaravuze ngo ibyuzuye umutima bisesekara ku munwa. Ndagira ngo ubimbwire cyangwa ubibwire n'Imana, hanyuma bimeneke. Ndakubwiza ukuri, ufite indwara zakuyobeye, ufite abadayimoni bakurwanya, iriya myuka yose nkunda kwigisha abantu iraguhangayikishije, ufite ibishyitsi by'imyuka itagikuvaho. Uyu mwanya ufite amasezerano yawe ahora avangirwa kubera imbaraga z'akajagari kari mu mutima. Urampamagara kuri nimero ya WhatsApp 0788 43 62 80. Nimero ya telefone yindi mafite itaba kuri WhatsApp ni 0788 46 45 335. Nimero yose washaka kumpamagaraho, wambona cyane cyane abakoresha WhatsApp mwambona kuri hejuru, abakoresha nimero isanzwe bahane hafi wacu wampamagara kuri ngiyi ya 46 45 335. Imana rero ibahereza umugisha cyane, kandi iringira ko uru rugamba rumaze imyaka n'ibihe rukubuza kwinjiza imbaraga z'Imana n'amasezerano yayo, bikuvangira amatoni yicariye amasezerano yawe, amatoni y'imigambo, amatoni y'ibibazo, amatoni y'indwara. Uhora mu rugamba buri munsi, umutima wawe uhora ushya ubwoba. Niyo mpamvu mubwira ngo iyo ufite ubwoba, gutunga ubwoba mu mutima wawe, umeze nk'ufite murumuna wa Satani mu buzima bwawe. Rero harimo harigishwa amagambo menshi, ubuhanuzi ni bwinshi, ariko byaravangiwe, byaratobamye kubera yuko utahaye agaciro iby'umutima w'inama w'ijambo ry'Imana ukubwira. Haguruka usenge, kandi uyu mwanya ngwino mu bitaro nkubage, nkuvanemo ya mitima yose, ngushyireho umutima mushya mu izina rya Yesu. Uyu munsi reka dusenge. Fata kuri uwo mutima wawe, ibyifuzo byawe bibwire Yesu, hanyuma nibirangira dusenge Imana. Mfite inama nyinshi kuko aya magambo numvise Umwuka Wera ambwira kuyavuga kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza. Urakoze Data, ndagushimiye, mpimbaje izina ryawe. Natuye imbaraga n'impinduka nziza
ubutabazi bwihuse bufate kuri uyu muntu. Uyu muntu arahangayitse, uyu muntu ntafite umuganga, ntafite kivurira, ntafite umuganiriza, ntafite umubwira, ntafite umukomeza. Mvuguruje iterabwoba ryose ry'abadayimoni kuri uyu mubiri, kandi uyu mitima ibiri ntangiye kwibaga. Ndagira ngo hinjire umutima mushya, umutima ukomeye nk'ibuye uvemo, hajye mu mutima woroshye. Urakoze Uwiteka Nyiringabo Imana, hindura amateka y'abantu n'ibintu, kandi uyu mutima ushukana, uyu mutima wuzuye amaganya, wuzuye agahinda, wuzuye ubwoba, utuma indwara itavamo, ubuza umuntu kwizera, dayimoni z'indwara zose ndazirukanye. Abantu batangiye kwakira igitangaza. Mwami Yesu, muri uku gusenga ndabizi ko abantu baza kubona ukuboko kwawe, kandi bakaza kubona imbaraga zawe. Habwa icyubahiro wa munyamaboko we, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Amen.